Slim Jesus Entertainment. Inafashe ku ngufu, ninjye wamufashe ku ngufu. Yakundega mu rukiko tuburane. Najya gukina porno ngo y'abakobwa benshi ariko nta numwe urambwira ngo namuteye inda. Niba ngombwa nzaba n'umukristo. Ngo genda wiyererere. Ugasanga umwana w'imyaka 14 w'umukobwa yasinze yabaye ibyatsi kurusha yaka. Utanga utwikurushyi direct. Ngo sheri bebe, bizu bombo, my tomate, sweetie hari. Bakobwa mwabudukobwa koko mwabana mwe koko mwatubabarira koko mukareka kudukoza isoni. Vidi kutari kunsinyara ibi bintu ndabisobanura gute. Check sound. Mbahaye ikaze bakunzi ba Slim Jesus Entertainment aho muri mwese amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse ndabizi ko ari benshi badukurikirana baba no ku mugabane w'Iburayi. Uyu munsi rero reka mbaho umwanya mwisekere tugiye kugirana ikiganiro n'umwe wamenyekanye ndabizi muri kumubona kuri kamera zanyu muraza kuryoherwa turi kumwe. This is Slim Jesus Entertainment TV. Mwahi kazi yaka. Okay, mimi nafurahi sana na hizi ndugu zangu zote abavandimwe muri rusange abari mu Rwanda ndetse n'abari mu Buraya no mu Bwongereza ahari hose kwisi. Mimi nafurahi sana ndabakunda sana muri rusange. Thank you. Turi kugira n'inshuti ziba hanze, sibyo? Okay, mfite abavandimwe benshi hanze ndetse n'umuryango wanjye benshi bari United States of America. USA. Nubwo wenda ari amatora ya Trump nanjye nari kugenda ariko bizagenda neza natwe tuzasimbuka kubera Imana. Kubera Imana. Ubundi ibitangazamakuru byinshi bikunda kukubaza ariko iki gitangazamakuru gitandukanye n'ibindi kuko turakubaza ibibazo bitandukanye tugezweho bazo witeguye kubisubiza. Ukenda subiza ibyo nshoboye ibiri bunanire ndakubwira ko binaniye. Ntago najya kure ngewe. Ukora iki wundi mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe nyina movie nyina muri Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi. Na mbere yuko uza muri movie kuko uje muri movie vuba nabwo wakinaga gukora nicyo nashakaga kumenya wakoraga. Mbere yuko nza muri movie nta kazi nari mfite nari umuhinzi muri rusange. Wenda si butinde muri movie cyane kuko abantu benshi barabimenyereye sibyo barakuze kabisa muri movie ahubwo turigira mu buzima busanzwe kuko ndabizi ufite abakunzi bawe bajya baguha feedback bakakubwira ko bagukunda. Uki abankunda simbazi n'abanyanga simbazi uzankunda zankunde uzanyanga zanyange ntawe ngewe nsaba imbabazi ngo nkunde kunkunda n'uburenganzira bwawe no kunyanga n'uburenganzira bwawe. So that is yourself's right. Okay, abankunda barahari. Ukina baguha feedback ati yaka. Na ukundwa na bose. Hari abankunda hari n'abanyanga. Ibyo ndabizi. Kumbwira rero ngo abagukunda n'abanyanga simbazi. Sisa. Ufite fresher ubundi buri imesi. Ibyo bya fresher ntabwo ari byo byanzanye hano. Ahubwo mbaza ngo wenda wari iki saa sita wariye nangwa se wabwiriwe kuko hari n'ababwiriwe n'ibyo kumbwira ngo nambaye neza kwambara neza se mu gifu nta kirimo bimaze iki kirimo se mu gifu base tubimenya ko zanga tuzana ka mu gifu biri gukata kwambara neza se utariye bimaze iki niyo mpamvu bakubwira ngo yaka ngo bamuguriye inkweto ngo arayigurisha nge nambara inkweto nziza inzara yenda kunyica ngewe nyikuramo nkayigurisha nkagenda n'ibirenge. Wese uduheruka kubasa uri soba ariko ubungu kigaragara. Soba ntago nzi cyari cyo niba muri abanyakigali ibyo simbizi. Oya soba icyo shatse kuvuga nyine. Soba ni iki bisobanuye iki? Nafashe ku gatama. Gufata ku gatama nta nubwo ari ngombwa ariko binabaye ngombwa umuntu yakagutomera da. Je suis très bien, there is no problem. Ni cyegiye ubundi wamaze uri soba wamaze kumenya ijambo soba igihe kinini wamaze udafata ku gatama. Ukibyo bya soba rero ngiye mbwira mu kinyarwanda gisobanutse nafata ku gatama. Shora no kumara umwaka nangwa imyaka 2. Udafata ku gatama? Ntabwo uri kutubeshya kweli. Ariko ntunyinjire mu buzima cyane ose wowe ushinzwe kumenya igihe nkwera n'igihe ntankwera. Ushobora kwiha pose ku burenganzira bwanyu. Ntabwo rero ubwo mugomba kumenya
ngo yakangwa ngo anywa ryari ngo urabona hari igihe abanyamakuru nkamwe mubaza ibintu by'ubusabusa ngo nk'ubwo uri kumbaza ubusa ngo nywa ryari ngo uzireke igihe kingana iki. abantu baragukunda n'abantu bagufatiraho icyitegererezo. Abanyamakuru namwe hari igihe mubaza wowe mbaza ibijyanye na gahunda na viziyo ku byerekeranye icyitegererezo ntabwo ari ni igitekerezo ni icyitegererezo. Ni ukuvuga ngo ngewe mbaza ku byerekeranye na gahunda ya COVID-19 uri kubona ahubwo COVID izarangira ryari uri kumbaza ngo mbayeho nk'uko nawe ubayeho. Reka wenda ibyo tubiveho tuganire koko nk'uko ubishaka. Hari amakuru amaze iminsi acicika avuga ko ufitanye isano na Apotre Gitwaza. Nibyo koko hari isano mwaba ufitanye hano? Simuzi sinyene no kumumenya. Uravugisha ukuri? Seriously. Wonzi ni Frank umuyobozi wanjye mu butumwa bugufi. Abo bandi uri kumbwira nta bunzi. Muri iminsi ukundwa kaje Frank. Ntabwo ari gukundwa akaza ni umuyobozi wanjye. Ntabwo mukunda nuko anyobora. Ndamukunda se ni indaya. Ni umugore se. Ikintu ukunda gusa mu buzima ni indaya. Ngewe icyo mukundira nuko ari umuyobozi wanjye. Ibyo kumbwira rero ngo ni ugukundwa akaza ibyo ni iby'indaya sinabizi. Nta kibazo reka twigarukire. Ako hari abakunzi bawe pe nubwo utabizi ko ufite abakunzi ariko urabafite benshi kandi benshi batandukanye. Nje nawe nabwiye ngo nkunda uzanyanga zanyange uzankunda zankunde. Ntawe nsaba imbabazi ngo nkunde. Uremera ko umustar? Ngo ndiki? Uri umustar waramamaye urazwi. Nawe uri umustar. Urazwi yaka nukuri kandi ubyemeye. Kandi ni nabyiza cyane n'uburyo nawe urazwi. Bose ntago bakuze. Ari nawe urazwi ariko ubyemeye. Twese turazwi ntiduharise. Reka ndeke kubitindaho. Ngiye mu bakunzi bawe bambajije nubwo utabemera munze kukubaza ese yaka mu bahanzikazi b'abanyarwanda nuwuhe munyarwandakazi w'umuhanzi cyangwa w'umukinnyi wa filime ububone wakifuza kuryamana nawe? Wona kwifuza kuryamana nawe? Biramutse ugize ayo mahirwe. Bose. Oya, baruje bose si bafite ikimara amafaranga. Wowe ni tu uri wese ni ujyaho nari ako nase n'abantu baba batandukanye. Hari igihe wenda uhura n'indaya ukavuga ati indaya irarenze. Ugiye kuvuga ku mataye se ku sura nziza ku gwedi se we urusha abandi gwedi. So ngewe kuvuga ngo kuryamana nawe n'umusazi twaryamana apfa kuba afite ikimara amafaranga gusa. Icyo mba mukeneyeho ni ikimara amafaranga nta kindi. Ngasoza agakomeza nanjye ngakomeza. Nabyo kumbura ngo nzakunduwe mwese ndabakunda. Nabo bafite igitsina gore bose mbakunda kimwe kuko baragifite nyine. Bose bakunda kimwe. Niko bimeze. Reka twigire mu gice cy'utuntu n'utundi nicyo tugezemo. Jambere. Warakunzwe kabisa abantu nanjye ndagufana. Ariko uziko ndumufana yaka. Ni karibu. Nushaka ntuzamfana nyine nawe mbwira ngo amfane. Wese nk'umuntu akeneye kugutera inkunga ubundi wakabaye wiginga abafana. Inkunga nta nunsabye ibyo ntawe nsabye uzamazame uzanyima zanyime ntawe ndi gusaba ngiye. Full stop. Nta kibazo reka mwibarize noneho mu tuntu n'utundi niho twari tugeze sibyo? Mu tuntu n'utundi hari ijambo ryitwa insecure. Unyihangane ndabizi bakunze kuvuga ngo indimi z'amahanga ntabwo zishaka. Reka mbigusobanurire. Insecure ni igihe uba wumva utameze neza. Ikintu ukumva insecure ni igihe wumva ikintu nyine wumva mu mutima kikumereye nabi. Nk'urugero hari umuhanzi witwa Lady Gaga afite amafaranga menshi yageze henshi cyane ariko kubera ko yafashwe ku ngufu akiri umwana muto aba yumva ari ikibazo ari n'undi usanga afite ikimangatira. Nose niba yarafashwe ku ngufu ninjye wamufashe ku ngufu. Nyine wowe ndashaka kundega mu rukiko tuburane niba ari ngiye. Nyine ndashaka kukubaza ku bwawe wowe niki kintu uba wumva mu mutima hagukomanga wakoze kabisa ukavuga ati nakoze nabi buri munsi ukagiye uvuga ati iki kintu kabisa kirabanga. Nanjye nafashe ku ngufu ariko ubu ndi umwere nasabye Imana imbabazi. Warafuzwe se uzi niba ari bugufunge. Baramfunga nafashe ndi kandi ugiye kunkuramo amagambo. Twatuma banyizirikiramo. Tangiye ibya viole warambona ngiye nafashe umwana ku ngufu. Ariko warubivuze ngo ngaho tubwira ikindi kigeze kukubaho ukumva kabisa n'uyu munsi ukaba wumva umutima ugukomanga.
umutima unkomanga ukavuga ati kabisa ngewe aka iki kintu gihoha kabisa kinkomanga ngo ikintu nyine umutima wawe wumva wakoze mu buzima bwawe gihora kigukomanga vidi kutari kunsinyara ibi bintu ndabisobanura gute ikintu ngo gihora kinkomanga ngo ku mutima ngo nakoze gikaze nari ndi kukubaza reka nongere ngaruke wenda dufite byinshi byo kuganira hakuna problem nta kibazo bagushakaga kukubona kabisa nari ndi kukubaza ngo niki kintu umutima wawe ugukomanga ukoze wigeze gukora abantu bose barakigira ahubwo bagitandukanye icyaha se icyaha uretse icy'ubusambanyi gusa nta kindi pe kandi ntabwo ari njye musambanyi njyenyine kuri iyi si uretse ko nabiretse none se bihora bigukomanga biragukomanga kabisa ndi kubona muri iyi minsi kabisa n'ubu nuko nahoze mbivuga umeze neza kabisa kandi amakuru acicikana avuga ko utari gufata ku gata nabivuyemo ibintu by'inzoga kabisa byo gusina ngo ngende nikubita ku bikuta ngenda nywa mu mihanda tukavurema nilistope wabivuyemo niki cyatumye gufata uwo mwanzuro nari maze kwangirika isura yose namara gusina nkagenda niyenza kandi nta rutege ngira ngatangira gutuka abantu b'abandi kubera ubusinzi tukavurema nilistope nshaka kujya kuri gahunda ngendere ku murongo nk'abandi niba ngombwa nzaba n'umukristo wumva wasengera ngo muri edini ugiye okay ndi umukatolike ariko nimva muri katolike nzajya muri ADPR none se burya bimwe twajyaga tubona byo gukina amakarate burya uvuze ko utagira intege burya ntabwo uri umukarate okay ngende umukarateka nta mbaraga ngira kuba umukarateka ntabwo ari ukuba ufite agatuza kanini kuko hari igihe bakamena nuvuga ko ni tekiniki ujya ukubitwa ni n'akana gato ushobora kuba ukarusha agatuza kanini ariko kakurusha tekiniki kagukontorora kakakwigisha ushobora kuba wanagaterura ukagajugunya nyiriya ariko kakakwigisha tekinike karate ubundi ni nk'umukino n'ubundi ni umukino ni ukuryohereza abantu ugakora utuntu twakata ukuntu abantu bakaryoherwa karate ntabwo ari ukurwana ngo wice umuntu ni tekinike nyuma y'uko ufashe gahunda zo kuvuga ngo uvuye mu byaha uvuye mu nzoga ufite gahunda cy'imbere ahangaha okay uretse iyi korona nta kintu nateganya muri korona kuko isaha n'isaha niteguye korona ushobora gupfa nk'uko abandi bapfuye na New York bari gupfa za Washington isi yose irabizi ko korona imaze abantu so ubu nta kintu ndi guteganya keretse wenda korona ivuyemo tukumva ngo korona yarangiye nibwo nategura wenda indi mishinga imbere yabo wenda tubwizanye ujya ugira intego mu buzima ukavuga ati ndumva wenda ukireka tubyore nose wategura iki muri iyi korona wowe ukuri kubibona ubu wapanga iki muri iyi korona ukiri umwana muto wumva ufite izihe ntego wumva ushaka kuzajya numva ko nzakina football wajya kugateraho ka football nateragaho ka football nakinaga nimero 7 abantu wakinaga nimero 7 Cristiano kabisa niho nakinaga pe n'isi irabizi abantu barakunda cyane pe kandi wazanye uburyo bwawe ubushya bwihariye bwo kuba umusitari uri umuhanzi usibye gukina filimi ariko na mbere yo gukina filimi abantu bari bakuzi ni ukuvuga noneho ndashaka reka mwihera amahitamo ari umuhanzi Knowless bareka tuve kuri Knowless ari umuhanzi Marina ntabwo ndamubona keretse unyeretse ifoto ye we ntabwo umuzi Knowless we njya mubona ku mafoto nawe sindamubona Knowless umuzaye makuru Knowless njya numva ngo ni icyuki ngo ni igitomate ariko sindamubona visa urifuza kumubona tuzaguhuze nawe nta kibazo rwose nkanamusuhuza kuko njya numva ngo ni umuntu ukomeye cyane umubonye wamusaba iki kintu wumva ushaka gusaba Knowless ndabizi aragukurikira yareba ibiganiro byacu namusaba nk'ibihumbi 2 nkanywa udupeti mitsingi tune kandi waravuye ku nzoga yaka ntabwo nazivuyeho burundu nakubwiye ko nagabanyije waragabanyije aho biri ngombwa aho ndabyumva turi kumwe kandi turajyana pe nose demiri
demiri se yayamara ngo ni umubosi wenda cyangwa akampa nka 5 siyo menshi se. urumva icyo kintu wamusaba we Nese mu mafaranga y'u Rwanda inoti ikomeye si 5 niyo ya nyuma mu noti zose ziba mu Rwanda. Wenda nkumvise 5,000 iriya mfura ya Beneri mina frayisa Ese amafaranga menshi watunze mu buzima yagiye ku ikofi $600 $6 $600. amadolari 600 Inote 6 zishanisha wari wazikuye he nanazikuye muri Kongo Kinshasa. muri Kongo Kinshasa ngo ni wahise uyagura indaya Ahubwo nararanye n'indahira yanyi nanayigura indaya nazo narasinzira nsaka. ariko ngo wavuga umubare w'indaya mumaze nko kuryamana ntabwo napfa kubibuka ni benshi cyane. ariko yakanje ndashaka kugushakira umugore ukabivamo ukagira umugore ukamunshakira mwiza pe wabishobora afite amatayese ari mwiza vrema ariko afite na discipline. Yo niba nzanye n'umushyitsi bamubwira arura ibiryo ukire ku meza Pana ngo genda wiyarurire. nguta ngutwika urushyi direct. Uzana umugore mwiza ugendera kuri gahunda yo mbwira arura ibiryo nzanye n'umushyitsi tuvuye mu kabari nkaza iwanjye mubwira madamu arura ibiryo ushyire ku meza agatangira kuzuyaza ngo genda ubyarurire nguta ngutwika urushyi rwiza rusobanutse nkajya kubyarura none uri no kurira. Kwari abagore bagira agasuzuma nk'urugero tubwakoze ubu ku munsi wawe wa mbere ubu utashye mu rugo niki kintu wakorera umugore wawe ubukwe wakoze ubukwe ugiye kubana n'umugore wawe ikintu cya mbere ku munsi wa mbere wakora waba wumva kabisa wakora n'iki cyangwa ndakugora namutekera nkamugaburira wamutekera ukamugaburira nzi gukaranga isosi buriya no gukarangira isupu kuri kawunga ibana kawungira amanuka kabisa. Mereza agasosi tomate gusa nankumereza inyanya nkumereza amavuta n'ubunyobwa ngutekera isosi ngusongera kawunga nta bishyimbo cyangwa ukarangira udushyimbo gusa ureba ko kawungira amanuka correct. narinde kukubaza ngo umubare w'abakobwa mwaryamanye ni nkabangahe ugereranyije ntabwo namenye umubare ni benshi baruta amacupa bamwe ntabwo baruta amacupa namwe yego ni benshi ariko amacupa namwe nanjye ubwanjye sinyara na n'ubu ndacyakomeza. Naho umugore bashobora no gusiba n'icyumweru kigashira nasambanye ariko inzoga iyo nsibye icyumweru kimwe banumva maze nk'umwaka icyumweru kimwe ubiye 3 jours ndenge nini sikosura biete none se yakaba umusitari nawe nubwo utari kubyemera abakobwa b'abasitari wabuze hano mu Rwanda batubwira nk'abo wabuze we mbo Noresi barundi waje Gicumbi n'indera ndi kwibagirwa baje muri Guma Guma nuko nari kwibuka amazina yabo narabibagiwe arya mu rukuze kuba wibereye Gicumbi sara no mu rugo iwacu karere ka Gicumbi mu majyaruguru mu majaruguru umujyi warawufatishije kabisa iki gihewe ntabwo ndi umunyamujyi mba naje guterasa bisanzwe ariko ndi umunyagicumbi. Rero reka nkomeze ko kubaha ikaze mu kiganiro cyacu kandi ndabashimira ko mwakomeje kubana natwe. Turi kumwe na Yaka wamamaye yakukunzwe wamamaye mu buryo butazwi niwe ubizi ni tekinike ze kabisa. Ubundi wari uzi ko uzamenyekana mu gihugu wengenza abantu benshi bakuzi kabisa ntabyo narinzi. None iyo ubonye abantu bakubonye bakakwishimira ubifata tukabona ahantu hose urikimenya bo agaciro mbi wese umubare w'indaya ni wiyongerera buriya kubera ko babona kuri umusitari bakagukunda noneho ukajya ubajyana utanabizi njye nta ndaya ntishyura iyo ndi kumva mbishaka naza nkaguha yawe ukanyimurira serivisi ugakomeza nanjye ngakomeza sinzi gutereta ngo sheri bebe bizu bombo mayitomate switi hari oya
yendaza nangahe gaturu nangahe nibara gaturu kamwe nkaguha yawe ukakama ugahaguruka ukambara ikariso yawe ugakomeza nanjye ngakomeza ntabyo uba ngo ntago nzi gutereta byayo ndi byanyu usheri nguzaza ryari usheri kutakimamagara uwo mwanya nawe nabona gendaze nkakwishyura ngakora gahunda nawe ukamiriza serivisi nyigendera nawe ukigendera ngo biterwa n'umwanya tuba dufite none se niba turi burarane nawe nka gutya kwiba wenda ni nk'umugore w'umugabo ndi kuvuga ngo wenda arataha nteme ni vuba vuba ngahita niruka ushobora kuba umugore akambwira ati sana 5 nkayamuhereza ariko nzi ko afite umugabo nkagira vuba vuba kugira ngo mvaho ngo hakiri kare tekereza umugore ashobora kukujyana mu cyumba cy'umugabo we ibaze noneho umugabo we agusanze mu cyumba cye wamubwira ngo iki muryamye n'umugore we soka n'imagi ngewe nshaka n'umugore w'undi mugabo ndamusinyara nkamujyana ahandi hantu pana uvuga ngo nze murongoreriwe mu rugo nese umugabo wagusanze ibaze noneho ngusanze nanjye ku buriri bw'umugore wanjye uri ku buriri bwanjye ubwo se wasohoka ko nagutsinda mu njye ni 0 minute bamfata nyine ni ugupfa nta kundi ntabwo urabona bajya bihisha munsi y'igitanda umugabo akaza uwo uri kumwe n'umugore we ugahita usasira munsi y'uburiri cyane danje kuri iyi si kandi none urabona abagabo b'iki kintu maze kubona ntibagikunda abagore babo ahubwo basigaye bakunda abagore b'abandi so niyo mpamvu niba umuntu arongoye sheri wawe ntuzafuhe kuko biryoha bisangiye ubundi niwe wari umuco nawe utakini kurongora ubu ntuzanabibwira umugore wawe we niba nk'urongoreye umugore ngewe ntuzagende ngo ubwire umugore wowe urabimenye nawe ugatakini kukarongora uwanjye kimwe kuri kimwe nawe ngo uragenda wabyibye ngo ugiye kwiyahura ngo umugore wawe bamurongoye uzapfa ubusa kuko urabona biryoha bisangiwe niwe wari umuco kuva kera nese nk'ubu par exemple petit frère andongoreye umugore najya kwisiza ngo muri umwanjye andongoreye umugore nubwo yamutera inda nta kibazo ahubwo namubwira ati nanjye ngiye guhiga uwawe nanjye wa petit frère naye nkamusokoza hari ikindi ugenda nyine muri negociation ukuntu bikarangira nawe umutamiye ariko bambwiye wabwisubiyeho ubu ntabwo uri kumwe inzoga unameze neza cyane nuko nabikubwira ugakomeza umeze neza kabisa fresh nubwo namera nabi se njye hari ikibazo mfitanye n'isi nta kibazo mfitanye na guverinoma niko bi umusitari gutyo ko gishyiraho n'amatrade none reka mubwira uri umuntu w'umugabo kabisa uragira iki yihe nama urubyiruko reka twumve ibitekerezo byawe nihe nama urubyiruko bakurikirana siporo kandi bareka inzoga rubyiruko rw'u Rwanda nimukomeza kunywa inzoga nta kabaraga muzabona niba ukina football ukunda inzoga nyuma y'ukwezi kumwe football irakunanira murye tize winjire mu kibuga y'abantu uri kumfite agatege wanyweye igikoma abantu ukine baro fresh ufite agatege nawe nose uzarara mu nzoga ubyukire mu kibuga kwaso zakina ibihe muvandimwe uziruka iminota 30 uhita urya zero njye nakinnye futu ndabizi byose mu gikoma y'abantu kuryo wakuruka nk'iminota 90 kabisa mu kibuga ugakina match yose ukina iminota 30 urarushye byose byicwa n'iki n'agacupa so aba football nangwa se aba football cyane kuko nkunda football ebana mukore tize mwana muriki ibintu by'ibiyoga mwana Etenseri Rubavu Umunyagisenyi abakunzi ba Etenseri turabasuje niyo kipe mfana mu Rwanda kubera ngiye nakuriye ku Nyundo Gisenyi kabisa ndabona kabisa ubu ngubu muri iyi minsi urimo urakorana nande urimo project zawe okay ngiye ubu ngubu ndi kwa Vid Frank turi gukina ubutumwa bugufi filime yacu
ayica kuri Rwanda Paparazzi TV tukavurema comment ndi kumwe na Samusundi abantu ubutumwa bugufi buraryoshye kabisa Rwanda Paparazzi TV abantu rebe yakamwana na Samusundi mu butumwa bugufi gusezerana guswezerana so ni ibintu byinshi Samusundi so ni ibintu byinshi biraryoshye kabisa kandi kabisa ndashaka kabisa mbona nifuza ko wazagira ku none ndashaka kukubaza gukina filime wenda mubaze ni he kure wagera wakina amashusho y'urukoza amashusho y'urukoza wayakina nikoze isoni se kubera iki jamais du oya ntabwo ngewe nikoze isoni ngewe oya pro uzagenda ubikore nge ntabwo ndimo ntabwo wazikina nge ntabyo nakina niko nkubwiye kandi ntubimpatire cyane wanose director akubwiye muri filime uri gukina harya wavuze ko muri gukina ubutumwa bugufi director akubwiye ati mu butumwa bugufi tugiye kugera mu gace usoma umukobwa mugakora akazi wavuga ati akazi nkavuyeho kabize uko nakamu ibindi ariko ntabwo wankamera ndi gukora ku kimara amafaranga ntabwo kamera yo ni wapi nge ntabwo nkina porno nkina filime banzu bimenye wa mugabo byo kumbura ngo nge najya gukina porno nubwo wama miliyoni nge kwambara ubusa ku isi yose jamais du tout ako yakara uri umuhanga n'ukuri wabaga wakangaye mu ishuri nabonaga 0 ku 10 mu mibare no muri geography wabonaga 0 ku 10 uranyemeje ari umukobwa ejo bundi nderutse kwakira avuga ko kuba ari amafaranga nose turokome wabonye amanota ngahe turokome nge nabonye 20 nari ndi imbere yawe nose warangije senior 6 wewe narayirangije nubona se mutarayirangije nose kaminuza ugeze corona yageze hano ugeze mu kangahe kaminuza nayo narayirangije mbere ya corona wigaga mu kangahe corona yaje ugeze corona yageze hano ugeze corona yaje ndangije rwo girangiza umwana nari narasoje rero ngerekaho n'andi mashuri muri university kaminuza sinarangirije Butare mbo wa mbere kaminuza Butare nge warangije utubwiye ko wabonaga 0 muri jero ngorore warangije bahise bama buruse njya mu kwiga mu Bushinwa narangirije kaminuza mu Bushinwa njya mu Buhinde ndiga mbo nize ibyerekeranye na za bombe njya muri biriya bihugu mu Burusiya niga RPG ndayiga neza bangisha ukuntu RPG igira ibice bitatu ndambuka njya muri Australia bangisha PKM Papas Machine Gun muri FDL urabizi ko bayita PKM igira ibice bitatu naho ubundi Kalashnikov Kamaramaka nayo igira ibice bitatu ubwo ntago nabaye muri FDL ndi kukubwira ibyo nagiye niga muri urukumbaza byinshi bana full stop dusoze ikiganiro icare oya ntago ndi bivuga reka dusoze ikiganiro bakunzi ba Stream Jesus Entertainment ariko ubundi wabasha gusubiramo Stream Jesus Entertainment nk'umuntu wize ukirangiye kukubaza none ngiye kukubaza mbwira imbunda 3 zirasa ati tanka grenade mbwira 3 gusa 3 vrevere okay akurumva ko mbizi tukavuma kabisa indi 3 urase AK47 indi sigayim indi ni oyizi Roda siri frauding maki so urakoze cyane rero rero dusoze ikiganiro ku kibazo cyanyuma sibyo nyangane mubaze ikibazo cyanyuma bakunze ba Stream Jesus Entertainment tugiye gusoza ikiganiro ariko reka mbaze yaka iki kibazo cyanyuma ni ikibazo gifite sample nuko ndashaka kukubaza aba muri minsi indirimbo zitwubushyuwe n'izindi zitandukanye maze iminsi zo urazi cyangwa ntabwo ujya mu bideo ntabwo njya numva radio nta n'umwanya nabona mba nibereye muri za kabari ngiye ukura se umwanya
Nose abakobwa b'iyi minsi bo babona niba utagira abo yakubundi igihe umaze ntabwo urabyara umaze ukora akazi kose ntabwo uraterwa amenya ntagiye mbyarengeye narongoye abakobwa benshi ariko nta n'umwe urambwira ngo namuteye inda narumiwe ngewe abana kabisa n'umuntu iyi se ni indangamuntu banza urebe we ngwe ikisi ngo kwe utazabibwira abantu bose ndabona agiye kujya muri Amerika arabura gato kubura iminsi igaha reka dusoze ikiganiro gira vasi dusoze abana b'abakobwa muri iyi minsi ubona bitwara gutara abasigaye bavuga ko abana b'abakobwa rwose abana ikintu kiri kumbabaza abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka bari kuva ku myaka 10 kugera kuri 15 bari kumbabaza kubona umwana asigaye abyara afite imyaka 14 noneho ugasanga umwana w'imyaka 14 w'umukobwa yasinze yabaye ibyatsi kurusha yaka mwadukobwa mwaritse inzoga ko koko bakobwa mwabudukobwa uzi ko nge natangiye inzoga mfite imyaka 20 none umwana w'imyaka 12 ari gutangira kanyanga koko mwabana mwe koko mwatubabarira koko mukareka kudukoza isoni reka dusoze rero shimira abantu muri minsi bifashwa turashimira abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abafana ba Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi by Vidi Frank turabaryohereza ndi kumwe na Samsung ejo bundi ku cyumweru tuzabashutingira ngewe na Samsung azaba hari akamwana ba Esther n'abandi bakobwa benshi ba Gogo tutabafurahisha sana mutafurahi sana merci beaucoup ngavuga Slim Jesus Entertainment tuyiwigendera ngo iki Slim Jesus Entertainment iryo jambo Slim Jesus Entertainment thank you ndabashimiye bakunze ba Slim Jesus Entertainment TV YouTube channel iri hafi yawe ndagusaba gukurikirana Slim Jesus Entertainment TV YouTube ya mbere mu Rwanda TV ya mbere mu Rwanda rero aho twari turi ni muri Art Foundation hano ku Muhima ukeneye art nziza wagana hano ku Muhima muri Art Foundation ndabashimiye mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu uko bikurikirana kuri YouTube kandi subscribe turi kumwe